bundi imwe bakwejeje bundi bagutotobetse ibi bintu byose bavuga president nta kintu kimwe kiramuhama habonetse abantu benshi baba yuko afite akageso ko kugira afite akageso ko gukora iki bavuze ko afite akageso nyine Brazil akahe kageso wenda nako kubyuka nijoro akajya cyangwa nako gusenga cyane cyangwa nako gukubagana afite ingeso yo gufasha abantu bakamuhinduka mwereka marikode nanjye barayanywereje de simfata rikode abo nabisi mwereka marikode gufasha abantu nyine arafasha president yagiye ahindura ubuzima bw'abantu benshi iyi ni satani iri kumurwanya amafaranga yakorese wowe wagutuma ntiwatumika wowe wagutuma ntiwatumika ni umurimo w'Imana ariko wowe wagutuma ntiwatumika nanjye nagerayo ariko umurimo w'Imana mba ndi gukora ubwo se twakwereka yo yariye waba uhamagara ariko muraharabika ntabwo Imana ari kwisohora indirimbo yibereye mu mavuta yarariye nanjye narariye n'abandi barariye gusa utararya namutera amabuye nanjye nariye je n'ituro bamana wajya ku nkunga genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Regarizere ko muba mumeze neza cyane aho muherereye abadukurikiye bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda mwese ndabasohoje cyane nge nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye ariko murabizi ko tuba turi kumwe na The Vibe TV twageze kuri The Vibe ibintu birahinduka biba bisaba ko tuba turi mu rugendo ariko tunafite vibe nziza cyane Apotre Yongwe Yesu ashimwe ahimbazwe umeze neza cyane wambaye neza ni mu kazi kazi ni kazi naringize ngiye kumbwira ngo na amafaranga kazi ni kazi umuvuga kazi ya Mungu umuvuga butumwa umuhanuzi umukozi w'Imana umushoramari umurondozi umunyamasengesho umwinginzi bose wayobwe ibyo bikora abavuga butumwa bataramenyekana ni wagara uruhimbi ngo umuvuga butumwa ngo nyobora korari ngo nyobora groupe y'amasengesho ngo nyobora binginzi ngo ndi umudiyakoni ngo nyobora icyumba nta mushumba ngo nsengera abantu ibyo ntabwo dukeneye kwivuga twarivuze tukiri abantu nabo nibatuvuga ni uvuga ngo ahubwo iby'Imana yabakoresheje nibyo byivugira dukeneye nyine ko bivuga ibintu nari umugabo rero nakoraga ibyo ni iby'abana urwego twararutambutse turabakozi b'Imana mu kimbo cya Kristo ubu na idigiri mini digiri ubu turi hano biterwa n'umwuka winjiyemo winjiye idigiri mini digiri ibintu uri gutegeka hari ibintu ugiye gutegeka winjiye muri vabu uzamura vabu nk'ugiye gukora showbiz rero tugiye gukora showbiz tugiye gukora showbiz mukanya ndaba ndi muri business ndajya mu kiganiro cya Murika Business Life kuri televiziyo hanyuma ejo nzaba ndi kubwiriza umuntu ni umuntu ukora ikintu kimwe 2 3 4 5 kuyangwa akazi kamwe ni kanga ukora kandi jama yego ibintu byose nuko ataka icyo ngukundira nuko urabikora ugakora ivuga butumwa ariko kabwira abantu ati bagiye batubwira ngo tugikanyarira bakatwubaka amataje twabaye mu rupfu buvumo bwo kwa Yongwe na n'uyu munsi wagutegeraho Yongwe yararaga mu buvumo bita kwa Yongwe ntiwakwinjiramo icyumba cyanjye kiri hariye nta winjira muri ubwo buvumo ariko hose ntabwo twahaboneye Imana twagiye dukenywe tuhava dukenywe twagiye dufite ibibazo tuhava dufite ibibazo cyakora Imana ivugana natwe nzabagirira neza nabonye gusenga kwanyu ariko kutugirira neza ntabwo bizamanuka mu ijuru tuzakura amaboko mu mifuka ducape akazi kabi kaguhesha keza abafundi bava mu bayede kuboyi shoferi avamo shoferi tugomba guhaguruka n'amaguru tugakora ibifatika kugira ngo tugire ibifatika ni ukuvuga ngo iyo ukiza kumenya ubwenge icyo gihe abandi bajyaga kwataka uri mu butayu ubu buri ahandi hantu ntabwo nicuza Imana ushobora gutinda kugera i Kanani ukazahagera Imana yateguye Kanani yawe ntabwo nicuza ahubwo ndabwira babandi bari kuzerera mu ruzerero ndabwira abandi baba ko Imana yababujije gukora ndabwira abandi rwabango Yongwe yaraguye ngo yirirwa vuga none se ko Imana yampaye kuvuga nirirwe mbyina
no naje kuvuga ndavuga wumvise nduzura vabu mvuge hanyuma mvuge ariko nawe hari abantu baba bavuga ngo natwe turamuvuga inde hari abantu namwe muramvuga hari abantu bafite video zawe yahezuze mu nyina bavuge basohore hari video zawe basohore niba ufite video yanjye sohora niba ufite ijwi ryanjye sohora ya mbere ndayishyira hanze muri iki kiganiro ndawushyiraho kozaho hereza swaga abantu bumve banze nyikwereke mbere kuyisohora unyereke iki shyiraho ubwoba n'ubw'abanyabwoba na munyabwoba uzajya mu ijuru shyiraho ntabwo wari ubizi ko iyi video ihari hari video ndi kubwiriza hari video ndi kuhanura hari video ndi kwirukana abadayimoni hari video ndi kuvuga ubutumwa hari video ndi gusengera abantu hari video ndi gukora ibiterane hari video ndi kuri social media ndi kubwira abantu ngo ayidigire imini dig havuta ziyangisha hari video uri ku mazi video ndi ku mazi n'icane na Mukakarisa Bibiane kuri Tanganyika hari video ndi kumwe n'abana banje hari ya Gisenyi wumvise turi ku musenyi twagiye natwe kurya ku buzima Imana itanga izindi video se nizi izindi nizo izo zigira imbwa n'imbwebwe n'abashumba bananiranye yewe ndakijijwe urategetse umuntu uyifite ayishyire hanze I have Holy Spirit ni babandi babeshya bakanga ngo bafite video zanje zikise ndi kurya inkoko se cyangwa unyura mu gikari ukababwira ati sigasibe kuri mobile money gikari kwande ndakijijwe mfite umugore wujuje ibisabwa mfite abana bujuje ibisabwa ndi umukozi w'Imana watoranijwe umugore wujuje ibisabwa unyubaha ukunda Imana unyubaha ukunda abashyitsi w'umunyamasengesho ukunda abantu ukunda umuryango ukunda igihugu ukunda itorero hari ibindi ibyo nibyo bisabwa ku mugabo kugira ntasenye oya ibindi simbizi ibyo nibyo hanze y'urugo abana bubu mushira isoni hagarika gushira isoni saba nta soni ngiye gushira nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata rwose uwo musaraba we waba ihuriro ariko vibe rwose Jongwe TV Brive Danimo De Vibe TV Urugendo TV turi mu rugendo dufite vibe okay afote ntare kubera kuntu nari ntwaye ikiganiro uraza gutuma bimwe mu bintu nazanye byo kukubaza hano ufite vabu sohoka wigende ntabwo nazibura kubera ko hano haza abantu bafite vabu bavibura nabura vibe gute ndi mu mavuta kandi ndi kumwe n'umunyamavuta biri kuvugwa ko bamwe mu bakozi b'Imana cyane tumaze iminsi tubona saga mu bakozi b'Imana bamwe na bamwe iyo turi kuvuga abakozi b'Imana ntago bari bose kuko hari abagihagaze neza ku murimo w'Imana ariko noneho hari n'abandi ububona nyine bari kugenda baca intege guterera ababakurikiye tumaze iminsi tubibona nyine cyane n'ubundi twabikoze ibiganiro turanenga turavuga ngo ibi ntago bikwiriye ku bakozi b'Imana ariko nanone hari kuvuga ko bamwe mu bakozi b'Imana bari coding abandi cyangwa se hari ibintu byo kuri coding aba pastor bamwe n'abamwe ivyo ni aba pastor batanu babikora muri uno mugi ntabwo ndi aba pastor batanu babikora muri uno mugi uwa mbere ni pastor Korode wa kabiri urutonde Korode ari coding uwa mbere ni Korode ni muri coding yego abo ni aba pastor bafite uwa batatu urwo rutonde ntago uriho reka ayo macecete nayakora umuntu nkanjye njya kure coding nta mushumba recording inama Korode nawe recordinga abanyamakuru bagenzi nabo birirwana muri social media ni Korode recording okay urakoze cyane ikindi kigabo kituye hariya za Kimironko kirekodi kinini gikunda kwambara imyenda idodesheje hari ikindi kigabo hariya gituye cya Kimironko gikunda kwambara imyenda idodesheje ushize cyaranyatatse hari n'ikindi kigabo cy'inyamirambo kirekodinga hari n'ikindi kibishop gikomeye kirekodinga abantu ibyo bintu ntago ndi kubivuga kuko ari agashya abanyamakuru bamwe nawe barabikora kuko ari akazi ariko noneho bigeze kubashumba bigeze ku bakozi b'Imana kuko impamvu tumaze iminsi tubona saga za plaisir
ndetse na Mutesi abantu bakaza hari n'undi recording reka ngo uwa kabiri Pastor Juste nawe ararekodingana umuntu ukora record ni Pastor Juste na nubwo aba muri The Vibe hanyuma na Pastor Claude ako Juste ni umunyamakuru inde ni umunyamakuru umunyamakuru wo kuri The Vibe arabyemerera ni umunyamakuru yemerewe kuri Claude nawe yirirwa mu biganiro nyine abakeneye saga izo saga rero biravuga ko kurikodinga kwa Claude ariko kwateranyije umuntu bita Pastor Mutesi na Plaisir Juste yarayamenye umuceri kumugaragara Juste yarayagaragaje yuko Plaisir yabamagaye Claude abwira Claude ati umva rero ati Mutesi yavuze yuko ngomba nzasenya urugo nkuko nawe yarusenye nawe Claude yatambitsemo akanari kumurikodinga Claude rero aka video ngo abakajugunye kwa Mutesi sinari imari Mutesi nawe rero abatu bwa mbere uyu mwana yaramvogereye bwa kabiri uyu mwana yaramvogereye uyu mwana nta discipline agira uyu mwana ari kubaho kumukuru uyu mwana ari kubaho kumushumba uyu mwana ari kubaho kumubyeyi Mutesi nawe rero amwohereza message ziriya message ninde wazisize hanze inde n'ubundi ubwo zanyuze kwa Claude buriya nyine Brazil urumva buriya Brazil nyine yahise avuga ati dore ibyo Mutesi ankoreye hanyuma nyine azoherereza Claude genzi ariko sinari mari nuko bivuga niko bivugwa iyi saga barayikurikiye iri mu bakozi b'Imana babiri kandi bafite Plaisir ni umudiyakoni hirya yuko ari umunyamakuru Mutesi ni pasiteri biriya bintu guterana amagambo kugendanaho nzi ko nawe uri mwe ndifashe ndabanza ndebe ko ari umudiyakoni se ni umudiyakoni wahe Plaisir yari imitswe n'umudiyakoni mu Gatenga ADPR Gatenga twarabumwambuye babonetse muri iyi saga je nasabye ko babumwambura ahubwo representa wa ADPR yari he atarakora ibyo bintu cyangwa pastor wo mu Gatenga ahubwo mu menomero yose suri Plaisir ni iki kimuhama inde Plaisir rimwe bamwejeje ubundi bamutotobetse Brazil ubundi rimwe bakwejeje ubundi bagutotobetse ibi bintu byose bavuga Plaisir nta cyo kimwe kiramuhama habonetse abantu benshi babaye uko afite akageso ko kugira afite akageso ko gukora iki bavuze ko afite akageso nyine Brazil akahe kageso wenda nako kubyuka nijoro akajya cyangwa nako gusenga cyane cyangwa nako gukubagana afite ingeso yo gufasha abantu mwereka marikode nanjye barayanywereje je simfata record abo nabisi mwereka marikode gufasha abantu nyine arafasha Plaisir yagiye ahindura ubuzima bw'abantu benshi iyi ni satani iri kumurwanya amafaranga yakorese wowe wagutuma ntiwatumika wowe wagutuma ntiwatumika ni umurimo w'Imana ariko wowe wagutuma ntiwatumika nanjye nagerayo ariko umurimo w'Imana mba ndi gukora ubwo se twakwereka yo yariye wamuhamagara ariko muraharabika ntabwo Imana ari kwisohora indirimbo yibereye mu mavuta yarariye nanjye narariye n'abandi barariye gusa utararya namutera amabuye nanjye nariye je n'ituro bamana wajya ku nkunga kinjinga amaturo abantu bama ariko nabarya amaturo nabarya ku nkunga ubwo se ninde waragira inka nari kameze ninde batuma se bakamuha umuceri nakureho uwo kurya ninde baha amafaranga se ntajye warariye genga amaturo Brazil nawe wariye ku nkunga kubufasha inkunga yo gufasha ndi ibyo bintu ntabyo gufasha abakiri ibyo bintu nuko umuharabika ninde muntu warongoye umugore w'abandi niwe ninde muntu ngo arongora saro wamufasha arongora na wamufasha arongora siko mwavuze ngo wowe sabo warongoye bose we gakire samo ko nawe uragufata ugiye kurongora saro impeta nambaye se harongora wambaye impeta ndi je nta mpeta nambaye ntabwo abyita kurongora abyita gusambana yawe ntabwo urarongora abo mwahuye n'ugusambana abahese ufite amafoto inde urongeye kukibuye ikinyinya babiri bose twari kumwe umunyacyangugu batatu hari abasore bameze nk'abagabo ahubwo ni munsi bazarongora abagore bazababwira ati mwabyigiye
Samu Musa azarongora umugore wa Samuel ati wabyigiye babireba muri filime none se abarokore ko baba bakirirwe bo bagiye bashatse baba babikuye he ariko ndi umukobwa nkarongorwa n'umusore nkabona arasika atambaye namazana ariko iyi myitozo wayigiye uri ikirara gakiza aho ni urugo rusenyuke nakwaza ngo yabyigiye ngaho nyumvira ko uzarongorwa n'umusore urongora buri wa gatanu isi wasi uri nta munozi urongeye uranyibase ega hari abasore batabwira Imana ngo ibaha abagore ibaze uri umusore ukaba ufite abantu warongoye batonda umurongo bakagera ku giti cy'inyoni bakagera Rwandegisi ukajya ngomana mu mugore Imana igahita ikwereka amasura abakongomani abanyamurenge abarundi abagande abana bato abakozi bo mu rugo abo mwiganye abakecuru n'abagore bangana na mama ntabwo ari we ndi kuvuga we ntabwo ujye ubikora utantera amabuye ntuntera amabuye uri imanzi mu gihugu kirimo impumyi upfuye ijisho rimwe arayobora mu gihugu kitabamo imanzi Samu ni imanzi cyakoze none urahishuriwe umwuka waragiye yagushira ikintu cyanyacyo kuva twatangira gukorana ibiganiro kitarimo imanzi nyine Samu ni imanzi ariko tunagatwarane hamwe mu gihugu kirimo impumyi zose upfuye ijisho rimwe arayobora ako ndi imanzi naho babugura naho babugurisha nta nubwo ari byo byubaka urugo rwubakwa n'iki umurongoro ari isugi wamugeza mu rugo akakubana ihene wumvise iyo udafite umuco ntabwo ugira kuko warongo niyo utubaha Imana ibyo ntibyagutera kuyubaha mushakisha agakiza niko nzira nziza y'amahoro n'ukuri reka ngaruke ku bibazo byanyu utari wanjijisha iyo abantu bari kuvuga umuntu tujya tuvuga ngo rimwe na rimwe baramubeshyera ni intambara bari kurwana kubera umurimo nanjye babeshyera nawe barakubeshyera ubwo ni intambara ariko bambeshyera ibiki tukavuga ngo nta nduri ivugira ubusa bambeshyera ibiki nawe bavuga ko bafite video zawe turacyaraho izo video turacyaraho reka bari abaturage nuko ndakoze nuko nyine umuntu wagira video ya Yongo warara atayisohoye ni umuntu wa mbere wari ufite video mwaramize murambura mu ntego kwa mbere mu ntego kwa kabiri mbajyana Noheli mbajyana Bonane mu ntega ndi umusibateri ngo mu ngambanire umvise mbakorana uko Imana umwana w'umukobwa mukakarisa Bibiani mu ntega amezi 3 none maze imyaka 20 tubana muza kunsenyera urugo none ngiye kuzabona umukwe mu myaka iri imbere ariko ibyo bico mwirirwa muncira iyo myobo muncukurira ntegeke muyigwemo muvunagurike ibyo bimambo mubamba ibyo bimambo mushinga ntegeka idigiri mini digi baziba bambeho naraboroheye ndaje mbahagurye ndaje mbafatira iminsi 7 mbadudu yasinge mbakontrovaye mbamini sha ubu ni ukuvuga shiboreta apoto wavuze gakizi video zawe umuntu uzifite ko muzi kabanyamagambo curuza reka muhamagare wa muhungu wari bwabo ni ihene y'ubururu w'Inyamirabo reka narekeraho sha namara urwayongwa rwihorera nizanye mu mujyi wa Kigali ayidigira mini dig naje nuriye imodoka ayidigira mini dig naraye munsi y'isoko rya Nyarugenge ayidigira mini dig nakubiswe inkoni zitabari none ubonye Imana izamutangiye kuzana ibigambo wowe faka ngutu video wowe utangiye kuzana amagambo yo ku mukozi w'Imana ngutere mu nzozi nkubonekere nze kugusura nijoro ibyo ni iterabwoba kugira ngo izo video batazisohora I have Holy Spirit ariko kubwo kubaka umurimo w'Imana ndagusabye wa muntu ufite izi video zisibe zijugunye kuko uyu mukozi w'Imana ziramutse zigiye hanze byasega abantu benshi abantu babanurira mu mavuta yawe abantu bakijijwe kubera wowe iyo mwananiranye mwumva ko nabandi bananiranye iyo mwananiranye mwumva ko nabandi bananiranye iyo mwamenye ibanga mwumva ko abandi batamenye ibanga iyo mwatakaje agakiza mwumva ko abandi batakaje agakiza niyo mvugo ngo ntawe ugisenga kuko amasengesho yakunaniye barasenga gakizwe gahure na Yesu ngo nta murokore ukibaho kuko wabaye indaya wabaye ikirara abarokore bariho
ngo abantu bose ngo kwinywera gakeya nta kibazo kuko inda nini yawe yakunaniye hari abategeka inda ngo nta musore wakwibana muri getare k'ubusambanyi kuko wahirirwa bakumesera n'abagutekeye isombe wowe ukarya isombe wakarya isombe wumvise ngo zarananiranye ngo zarananiranye hananiranye urwanjye ni barabara urwanjye ni amahoro nyoko ko atananiranye naso ngo ntabwo ari ngombwa gushaka ngo sindamubona abo wirirwa usambanya n'abo nyoko yabyaye ufite isezerano mu murenge ufite isezerano mu bagufate bakwatake warangiza gufite video byawe ufite video zande wa ufite zande wa mwana abigeze makuru zamagara imbere mukubita mikrofone avyana ajya kwipfukisha kwa muganga mwabyana binarikoze mwaramugaye mwarangiritse hari abagabo bangiritse hari abapasitoro bangiritse hari abavugabutumwa bangiritse hari ba bishop bangiritse hari abanuzi bangiritse ye baba Kigali we ye baba Kigali hambye mwimva nyinshi Kigali hambye mwimva z'abahanuzi b'inyuma ya mwo Kigali hambye mwimfu z'abahanuzi ba Rusizi na Nyamasheke baje bahanura bavuga Imana ya none basigaye baragura baraterekera barongoye abagore barongoye abana binjiye abakecuru Nyamasheke na Rusizi ye baba we umuhanuzi turamukura he Nyamasheke na Rusizi ko baho bangiritse haruba ku kinamba curuza urwagwa yagera hagati ngo nimwumva ko Imana ivu agacanga isose n'isupu Imana ntishobora gukorera nta jambo rivuga ngo nzagarara ku bitugu by'abapfapfa nubundi Imana ihagara ku bitugu by'umupfapfa wowe Samu yaragize ukantunga kamere Imana ihagara ku bitugu mvuga ibyawe none se sibyo nyine mvuga ibyawe umupfapfa ni kuvukoresha Imana ikoresha umupfapfa yabuza abazima Imana ikoresha abanyabyaha yabuza abakiranutse ariko nyine ivubira imvura babi n'abese none ko musambara mukanahanura inde bazabona ishyano bahekesha abandi mutwaro bataheka bazabona ishyano bafarisayo mwandikaje banyamategeko mwandikaje muzabona ishyano kuko muhekesha abandi mitwaro mutakwikorera muzabona ishyano kuko mumirabungura ibidakwiriye kumigwa imbaraga z'Imana zizabagwa nabi Imana ntabwo izaceceka mwabanyabyaha mwe mwatatiye igihango cy'ijambo ry'Imana mumena amavuta none muratuma aba bana birirwa bambaza amagambo bakozi b'Imana bubahwe bazabona ishyano wirirwa umbwira mufite video wagiye gushaka iz'abahanuzi baguhanuriye kuzaza i Kigali nimwasenganaga kuri Murya nimwasenganaga mu Burunga nimwasenganaga kwisha mu mazi nimwaririmbanye muri korali Samuel abahanuzi mwahanuranaga baje Kigali n'indi ugihanura abanyamasengesho mwasengana n'undi ugisenga cyane zose n'iz'abanyacyangugu Samu n'uw'icyangugu Gakire n'uw'icyangugu wa wundi ngo niba ari ibigwi n'umunyacyangugu Baraka n'umunyacyangugu abandi ni bandera Kamana Imemburo Vitali uri munduru ni munyacyangugu abandi bavuze bamerera nabi hano najya mvuga ufite amagambo yo kunuka wiyebsha nzagukosora umunsi umwe uzamenya ko mfite vapu nzagukosora umunsi umwe badikemu nabo hirya y'ishyamba ubwo mwaje guteza saga niba namwe mwubatse cano ziri gukora abahanuzi mwahanuranaga bariyera bikemu wibasira abantu agahora yibasiye abantu waragerageza arashyizwa ariko nawe yari kuvuga ngo abasore ibisambo ese ubundi ko mutarongora bikemu arashaje Sam arashaje Kamana arashaje Baraka arashaje uzi bikemu yari kuvuga ngo twebwe abasore ahubwo twebwe abasaza bikemu ntabwo ndi kumwe na Yongwe bikemu ni perezida w'abasore b'icyangugu bashaje ariko afite fiyanse agiye kurongora kandi mu bukwe bwa bikemu ntanyatake dufitanye isezerano ry'uko nzaba nashyushye nzaba navuye hasi nzamuha ku mafaranga
abahanuzi ako tuzamutwerera ngaye abahanuzi bahanuranaga na bikemu bari he baje Kigali azaho bari nta numwe ukivuga ku rurimi barakiza Samu abantu mwaririmbanaga muri korari kwa muri ekole Dimanche aho baba bacuruza urwagwa imasoro bacuruza urwagwa hariya ku kiraro cya Nyabarongo bafite utu ya Kigali yari abahanuzi reka dushima abakiri bazima Kigali yari abanyamasengesho reka dushima abakiri bazima ngiye gutegura amasengesho yo kuzashima Imana ku bantu ba Kigali tari mwaraje mu gifiriti mutereka amaso bandi baraje barya inyama bakwitamo congo baracongora maze umujyi urabasongora amavuta yarakamye ni ba Samu basigaranye kamera gusa nitwe dusigaranye amavuta yo kubona ibyo ibitagenda mu murimo w'Imana mwana wo ku Kibuye yirirwa rira ntaba ari kure iyo utagira nyoko mama wirirwa mu masengesho avuga Imana iguhumura amaso aba yarashoje amasengesho akajya yirirwa yirira agaceri nk'abandi amasengesho yenda kumwica ziriki nazira wowe muzira bababwiza ukuri ndabivuze ntushaka dufata igihe mu ntambara ariko se buri gihe kubera iki wibasira abantu intambara y'abantu intambara y'abo wishyurira ishuri intambara y'abo bazaba abakobwa bose ubuvuga inde abo bose baje barya nyine YouTube yaraje mwari mukijwe murakubita za mitsingi murakubita za henekene murakubita amawayini Imana irarumbije mwoka byaramwe Imana irarumbije reka nkubwire hano twaje mu mujyi wa Kigali tuvuye mu turere dutandukanye ariko bavuye mu turere twa Cyangugu basenga Imana Cyangugu na Nyamasheke barangiritse mu mujyi wa Kigali hari umunsi meya azatanga itangazo mwese mutaye ubuse nibo pasiteri birirwa mu tubari nibo pasiteri birirwa mu tubari inde wabuzwa n'iki kubamenya ko rusangira urabafite abo umunyamakuru abarayi wawe banywa bakageza mu gitondo se ariko se nari pastor barayi wawe banywa bakageza mu gitondo none nari kwiba bambwiye none nari kwanga kwakira abakozi b'Imana no kubagaburira wakira izo dogera wakira abo kandi umuntu wageze iwanjye ashaka iwawe nakabari se ngaho nyumva akibazo urugo rucumbikira abashumba nawe wabaye dirije abakorari ukaba ufite akabari abantu banyweramo nkaba ncumbikira abapasiteri aho acumbikire n'abandi indushi naho zitarara rusharuhara abandi bapasiteri bashaka kuza kurara iwanjye bazaza indushi naho zitarara rusharara n'uri ruhuru urusendo rwo kwakira abapasiteri indushi naho zitarara abaza kuri inzoga y'akarari zo ni indushi ni nterenganya n'ingari barangiritse ako ka mitsingi ko uri kukavuga cyane nk'umuntu gakumbuye inde nkumbuye iwacu mu ijuru nkumbuye iwacu mu ijuru cyenywera mu kabari kayo icyakora mu misime ruka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bandi abasore n'abakobwa bazahanura natwe tuzarota abahanuzi bahanura ni bande abasore mwuzuye amarari y'ubusambanyi mwuzuye ubuhehesi mwuzuye amagambo mwami ibifu byanyu byarangiritse uzitekera ikiro cy'umuceri uteke ikiro cy'inyamugikubite usonga ubugari kiri ubukubite nurangiza uzahanura bahanura baheye sha mva mukeneye abapasitoro babakuba bakabasengesha y'itatu n'itanu mukeneye abapasitoro batababwira ngo muri mu minsi 7 burya buri munsi nk'abayisilamu umva abasore se turacyabagira bagira tayi urahura n'igisoro ukagira ngo kiratwite indiranagana ko nindirana urahura n'igisoro ukabona ibirokoroko byaraje urahura n'igisoro ukabona ibizuru amazuru yahuye n'amatamu uko kingana yawe dore uko kingana umugore wakwemeye cyangwa umukobwa uzakwemera abanza n'ituru mududu yasinge ngukontoruvage apotere yongwe video iramusajije video irarikoze hari ibintu byanzimye ibyo ntabwo byanzimya wangu wazimya watera amabuye burende shoferi akaza akava muri burende akaza kukwiba ese uri ko batajya watera amabuye indege mu kirere ko batabaza video yawe dufite iyo mfite vabu mba nicaye muri burende iyo mfite vabu mba ndi gutwika iyo mfite vabu mba ndi kubwiriza kandi natanga show ese ubundi video yawe dufite uzari yiki kuri turekarama ngo ntayo nimba utari uri mu mazi uri gusenga niba ufite video uzireba
izi video tuzireba nyine tuzereka abantu nazo abantu bajye muri comment bemere ko iyi video tuyishyiraho reka mbacururize n'imanura reka mbacururize mone ku madolari tumanura iyi video mone ku madolari reka mbacururize video nyine kimbabaza n'aba bana bari kwanurira mu mavuta yawe bari burebe iyi video ya ishara niko umuyisilamu yavuze ngo ishara ako sinakishyirira umubyeyi hanze reka aho umugabo aguye undi arenza aho twatse ariko cyane umuraha twikura aba nimennye inda afite video urucira mukaso rugatwara nyoko uhirika ushinga igiti ukakibambwaho usebye umuntu ugaseba bazagufata ku nkengero y'umujyi bazagufata ku nkengero y'umujyi reka twibutse abantu ko dufite amakuru yo mu turere twose t'u Rwanda kuri Yongo TV isaa 6 kugeza isaa 7 tuba turi mu makuru ndetse na saa 2 n'igice za nijoro kugeza saa 3 n'igice dufite kamera 30 rosite mu turere twose t'u Rwanda uyu nawe rero bazamwerekana mwiroja sosa cyeye isume n'ikiringi iyi nkuru izi video uzemera ko zinyura kuri televiziyo yawe bazivugaho hari umuntu bazafata kandi bazabivuga atake ushaka uri kumushora amafaranga ngo afatwe nshora amafaranga yagabanyije umuvuduko ibigambo azimaranye igihe yaretse ibigambo yaretse ibiki oya uriya bari muri show izi video tuzimaranye igihe telefone yanjye ndenda guturika no mara yanjye we wazishyire Bibiani twashakana oya ura ni mama wanjye ndamwubaha ntago namuzana muri ibi bintu ntago nabimuzanamo ezo shaka mutanderanya n'umugora nte anaye se yabona undi kare kana mugabo wamushobora ari jewe genye hari umugabo washobora umugore wanjye ni jewe genye nk'umugore yakwireza ngo yanshobora ntabwo nshoboka nakudwinga umugore ushobora n'uwanjye nanjye ntawashobora Bibiani yarakwihanganiye kare nanjye naramwihangana kandi urabizi ko utoroshye wese aroroshye sha umugore wagiye muri Yorodani akabatiza abantu 70 umugore yahagaze ku ruhimba akabagomamisha yuko ubaye umugabo agasezeranya umugabo akaza kwigwasa wazana umutwe munini amavuta yurayemera inde amavuta ya Bibiani nayemera ntandari iruhande amavuta kurari iruhande uba wemera umuhumuro wayo yego ni byiza cyane ko no mu gihe abonye ko amavuta ari gushira agomba kongeraho bura nicyo kiza cyo kurongora neza yongeraho guteze akongera ka oyaje ntabwo nkoresha amavuta y'umugore nkoresha amavuta y'umwuka wera nkoresha n'amavuta y'Imana nawe akoresha ko bavuga ngo amavuta y'umugore narekeraho sha amavuta y'umugore dufite amavuta y'Imana ni dufite ay'umugore none mufite nawe ntabwo afite ay'umugabo mufite amakimbirane wahanura amakimbirane yayi ashingiye kuki ashingiye mu amakimbirane tutagize tujya ubusa turagira tugura umufuka w'umuceri amakimbirane tutagize mumubwira ko mwese mwirirwa mumushyira ibigambo mumubwira ko azapfa yishwe n'inzara warayagira ubu nicira mama sheri ndaje rata teka gatoki ubu nicira uze rwagira amakimbirane mwirukanye ntiyakwemera kugenda uyu mubyeyi mwirukanye ntiyakwemera kugenda ubwo se yatunguka ese yahita mungarurira nyemera ku ubundi kubera nanjye rero sinakwahukana nakwahukana njyahise ko yaba baye Diane oya uyu mubyeyi reka tumuvane muri ibintu agomba ashaka ko mama w'abana shushu humura shushu humura mama bebe ni mama w'abana wabona ibyo bintu ubivugira kuri kamera utajya bivuga mu rugo cyangwa ngo ube wamuhanga kabiza uko kubiranja mbivugara ntabyo ujya uvuga menye nayirukwa kubivuga ubu namuhamagara nacana umva yakubwira tubwo busutwa bwawe ntuzangarure kuri televiziyo ukaba wakongera yarekura ibiso yambwa yacu yazakujya ugiye mu rugo ntabwo bikiri ndamwubaha kuko ari ngingo ajyamo ikiganiro kandi nzi ko kumukuraho ikiganiro bigoye ukwezi muteruta yakinye mu gihe ikiganiro werega umubaza ibintu bidahuye kandi mubaza iby'amafuti ikiganiro ngomba kujya reka tugaruke noneho turebe ibintu nari ndi kukubaza cyane
iyo turi kuvuga ngo abantu banaba batakanye kwa turi kuvuga kuri saga ya Pastor Mutesi ndetse na Plaisir tunavuga ko ibyo ari byose bigaragara ko ejo Juste yavuze ko niko buriya tujye dukotinga abantu baba banazanye n'amakuru. Yavuze gute? Yavuze ko nyine Pastor Claude ariwe ntandaro ariwe kabitera. Se kuba Pastor Claude abintandaro ibyo hari hiti birimo uramuyobewe. None se Pastor Claude atabishyira hanze. Pastor Claude abafite amakuru yose. Pastor Claude ara recording. Pastor Claude asikuvuga. Pastor Claude wamushyira ibyo byose yabikora. No kuvuga ngo iyo Pastor Claude atari recordinga Plaisir ntabwo tuba tubonye izisaka. Inde none se atamurekodinga nyine twari kuzibona. Nazo twari kubona. Wese wari kubona amadolari ahubwo mujye mumugurira abayabahaye ikibuga. Mutesi mubanye gute? Inde Mutesi tubana se ni umugabo we abanye na Rusaga. Ubushuti bwawe nawe bumeze gute? Ushingiye uri mu marembera bw'umurimo w'Imana. Ucuruzanya nawe se? Muri umurimo w'Imana. Usengana nawe se? Ntago muri equipe imwe se yo gukora yo kuvuga. Mutesi ni uwe? Pastor Mutesi. Uwe? Wa mudamu uzi kuvuga. Uvuga ibintu byubaka. Wa wundi bavuze ngo amaze gusenya kenshi. Bamaze gusenya kenshi? Ababivuze hariho basenyanye se? Hari umugabo babanye waje kubivuga? Ahubwo mbwira amazina yabo babivuze. Abo bafite ubusutwa. Ariko se ndaza gutinya mvuga ubusutwa. Oya, abo babivuze ni bandi? Si babandi subwo. Bahora bagaruka. Ni babandi kandi ibyo bavuga hari igihe byaba ari byo cyangwa bitari byo. Bashinzwe kumenya barongoye se? Ushinzwe kumenya warongowe n'uzarongora. Nawe yarongorewe. Erega muje muri social media mukamenyekana. Ibyanyu byose biba biri ku karwa. Bamenyekana gute? Nibamenyekana barongora. Nibamenyekana barongora bazamenyekana. Ariko bya Mutesi go wa undi warongowe yarongowe nande? Abo bose babivuga nta nuwo yaha, nta nuwo yakwemera. Uriya ni VIP arongorwa na Rusagara w'umu-VIP. Nanyeze wibongo yarongorwa n'aba-VIP. Ihene ku ihene nyiri imbwa kumbwa mwirirwa muvuga umuntu yaratambutse yarabasize arara muri etage ararya ifiriti wowe uracyarya indagara araremera abantu inyama n'inkoko wowe uracyareba aho ibihumyo byapfuye n'imegeri waragize ugashora itiko. Bamwe mu bakozi b'Imana imiceri wabonye se bamuvuze ba Juste baramuvuze reka mwataka Juste nawe Juste ni wabonye ko amuvuga yahagera akamukubita igitenge na mvirope y'ibihumbi 100 ntiwumvise ko yahinduye imvugo. Rega Mutesi bamuvuga kugira ngo abaremere ibihumbi bihita biba bifu kuri Pastor Claude. Inde yamutwerereye make. Inde Mutesi make yose wari bwigeraho n'umuntu afata inote ya 500 akayihanaguza agiye muri toilette. Niba bako yamutwereye ibihumbi 10 se yari yabikoreye iki cyangwa 20? Usa bataramutwereye bose azabashyira ku rutonde nkawe. Inde naramaze nawe ururiho niba naramutwereye uruyoboye kumutwerera se ni itegeko. Claude ntabwo nagutwerere naramaze ndebe icyanwa ni itegeko se ni itegeko gutaha ubukwe bw'umuntu ni itegeko gutwerera. Ubukwe ni bwiza Imana irabwishimira. Hari igihe tubutaha baraburangije ugenza ajyana natwerera ubukwe maze kumenya uko ubwo bukwe umusore n'umuhungu batasambanye n'ubwawe ninza nkasanga warariye nzakubwira ntari ku ikote ryanye nirirwa njya guhanagura ikote gute simbona warabirangije. Niba wararongoye umukobwa mbere ndagutwerera nshaka iki? Niba wararongoye ndagutwerera nshaka n'amatangazo uje kumanya urusengero wararongoye umukobwa aza kugusura kuwa 5 no kuwa 6 karongora akamesa imyenda agatera ipasa agateka isombe akawuhatira ibirayi warangiza wazamara kugubwa neza ugashuka abantu ngo nibagorora amakote mukajya mu rusengero imbwa n'amapusi zibaherekeje muzajya mutumira imbwa n'amapusi zibaherekeze je unzajya ntwerera ukwe namaze kumenya yuko barinze ubusore bwabo. Uzabibwirwa n'ikirere ngerekwa ndahanura mvuga ku rurimi ndarondo ubukwe namaze kubona ko burimo controversy k'umukobwa yagiye akaharara kabiri umusore akaharara kabiri bakajya Gisenyi Rubavu n'andi bakarara kabiri ubwo sinzongera kubaha amafaranga yanjye katika jina la Yesu Kristo. Ibyo ku nk'umuntu wabishoboye rero kugeza iki gihe narinze ubusore bwanjye abambara agatimba bose ntabwo abagakwiriye wangu. Nabonye n'abakecuru bambara agatimba bataye umuco
umukecuru ufite abana 5 6 akambara agatimbago ni isugi naho bagusujuriye ntabwo ukihibuka warangiza ukambara agatimba naho bagusujuriye ntabwo ukihibuka ubuze umuntu warongoye n'abantu 10 20 30 yamenya abo yarongoye ibyo bintu mwihaye byo kwica umuco no kubeshya mu rusengero ni gute jewe ngiye gukora girize nzajya mbamanura ku ruhimbi hamwe ngo mubanze muce mu cyumba ari haruguru mubanze mugende mwature kuko Imana inyeretse yuko musambana mwasambanye ninde udasambana mugani wa mpyisi abantu bose barazambana ni yanu umeze nka cya gituro cyuri insina kigiye kumanura imineke kigeze hejuru kiramanuka kikubita kabuno wawe kirongera kirangije kireba imineke ninde udasambana muze mpyisi yaravuze ngo asambana ugasambana gake shishikara sida yaraje oya nago sida yaraje uzigura n'igisore bagiteye urushinge rumeze nk'urwo bakingira inka kigenda gitagataga kirwaye imitezi mwaretse ibyaha ko Yesu agiye kugaruka ko duhere ku bakozi b'Imana bareke ibyaha bareke kuramya Imana bareke kubwiriza bareke guhanura bari no mu majipo mugani wazigira inshuti ijipo itera umwako ijipo cyane cyane z'abarokore nta wabimenya abarokore barajaganyura turi kubibona inshuti ni uwo Pastor Zigira inshuti Michel we nawe mwabaga muri ADP ubundi abahera ubundi tubaye ni bakiri ariko meze nk'udahari n'ahandi bamushobora ni muri ADP niba ari Zigira inshuti niye bamushobora ko ari muri ADP bamushobora honyine ahandi bamushobora ni muri ADP nanjye ariko n'ahandi bamushobora ni muri ADP uru rugero rwiza rw'abantu bakoreye ADP urimo w'Imana inde wowe ndi urugero rwiza uwipimira hise ibyo ari bimwe ntwani Rutayisire yavuze bipimira mu bitero twajyagayo tukaza uri kubwiriza ntwani Rutayisire yavuze umuntu apfa ngo yagiye mu ijuru boshi uko mwajyanye cyangwa yageze arabwira ati bampaye aho nicara cyangwa aho ndyama kereka nimba warakoreshaga za mpeta rero rwiza muri ADP ibyo rwiza muri ADP twarabanaga warabwirije turihana nabwirizaga mfite inzara nabwirizaga mbago muture cyangwa muyihorere kuko ntayo bamaga nabwirizaga nitotomba none ngo ndurugero ariko icyambabaje n'ukuntu bagusunikishije umugongo ndakubajije upima imirimo twe tureba nk'abana b'abantu n'umusaruro nabireba ngo murareba ntimubona nimba warabwirije nk'ihana nabireba ngo murareba ntimubona mufite amaguru nimugenda uzi umubare w'abantu amatwi niwumva uzi abantu batuye kubera ibyigisho byawe mwese abo nagushije baba banganiye wasanga mfite nabo nabwirije nabo nagushije wasangaga bazaga gusenga banganaga n'abazaga kundoga wasanga bazaga gusenga banganaga n'abanyangaga n'abashaka kungusha mbara bagusheje ijoro we utararira yarirwa nande ibyo bakuvuga n'ukuri n'imbaraga ijoro we ribaruwarira ivuga butumwa ribaruwariraye Samu vuga butumwa ribaruwariraye abatangira kunshima ngo nagize umumaro twaratuye ku bwawe ushima se twataye ibya 10 twatanze ibya 10 twaragijijwe ibya 10 udufaranga ubonye ejo bundi twarihanye naturaga nabaga mfite naraturaga mujye mureka ibintu byo kumbesha ibindi byo nanga Samu hashize imyaka itarenze 2 uriye ifiriti ukayihana oya hashize uriye ifiriti ukayihana hashize imyaka itarenze 2 ufashe miliyoni mu ntoki waturaga ibiki warira mujye mureka ibintu byo kugira ntabwo naturaga nimukiha ADP waturaga iki wagiraga iki ariko na make yanjye yari amafaranga ukuye cya 10 cyanjye usa bagagusenga uri kungutiye ya mama wawe agushoreye gutya ariko akamayo ntura naryo ryitwa ituro nyokwa guhaye kwa kuri wowe ryitwa kuwari guhaye narayatanze ariko mwarayariye koko mwayarwaniye musenyisa yanjye bisubize uri akagera ngo je natanze amaturo watanze amaturo kwa umukene wamukenewe wamutindiwe watanze amaturo kwa Samiraga isasi kumenyo nta kintu wagiraga watanze amaturo wirirwa uvuga itorero niko wagiraga iduka wagiraga supermarket wagiraga alimentation wagiraga ikiko n'ubuyete wari umusonga rero utabukora ntabwo ari wendi kubwira cyari kibabaje nuko nutwo duce twe yatanze ntabwo ari wembwiye ni oya nanjye nuwo ndi kubwira nye
sibyo ni wewe duke yatanze mwaturwaniyemo uduce tu iryo jana rye cyangwa yo senyise ni ijana duce tw'umutindi atanga umutima abantu mudatura nimwe mufite amagambo ngo barya amaturo ajya hehe ajya hehe utura ngahe urakubita igiceri mu giturisho ngo kandi note wajya kuzamuka ukajya kurwanira amaturo ariko kuvuga ngo warongoye mu maturo warongoye mu yande saa yacu sa y'abakristo ikote ni amaturo isaha ni amaturo none n'ubu ntiwabura kunshimira nanjye mba navuze my friend nanjye mba navuze narabwirije naravuze mu muriro waka ndahanura 0788851418 gukira nino nakuboka nino nayidigire minute gutanga ituro nino naha amena ibyo bintu rero nyuma yuko tuvuye kuri ibyo bintu byose byo kuvuga umurimo w'Imana tanga oya yo twavuze ibintu twa tugomba no gutanga inama ku bantu bari kuvuga tanga inama ku inama nta bakozi b'Imana bakwiye kujya mu byaha yego inama abakristo bagomba gutanga amaturo batafitemo urusaku kuko icyo umuntu abiba nicyo azasarura inama ntabwo tugomba kwigira ku bantu b'ibigoryi nabivuga ko hari abagabo b'ibigoryi bagiye gushinja Yubu ngo yihakana Imana abagabo b'ibigoryi bagiye gushinja Yesu kwebwe dufite ahantu dushobora kwigiramo muri iki gihugu hari abahanuzi muri iki gihugu hari abashumba bubaha Imana batari inyaga batari interenganya hari n'abari mu majipo abo bose bakwiye guhinduka mu izina rya Yesu amena.